ubuzima uko buhagaze kubera yagiye tariki 6 ubwo kugeza uyu munsi wa none nabavandimwe nturanye nabo bari kuja baragenda barebera ukuntu nabaho ubwo nibwo buzima ndimo. Apfuye ari n'umugabo afite abana 7 ngira ngo we wahageze. Ahubwo ikibazo y'inzu bayibagamo gute? Urabona ubuzima bwose pasi ni bwabunda abantu batanga ubuhamya ngo ngo nakuze mba mu kirara abantu bakavuga ngo nukubesha wenda ari umuntu utanze ubuhamya mutahageze nuko urabona uko muyigezemo wenda nta negisi ubonye ngo bamwe barara abandi bakajya hariya none mu gihe bamutoye ngo afashwe y'amabati basanga umugabo ari hehe mu rupakazi bw'Uganda. No baramubwira bati kugira ngo tugwaye amabati yuko tuzagira dute umugabo wazaza mugasinya tukabahaye amabati tukagufasha nko kuri dufasha abandi banyarwanda. Yego. Mu gihe yiteguye ngo umugabo araza baramwakwe ngo umugabo ararwaye. Njewe mu gihe nageze hagati igihe amashuri yabo yasa nkaho yananiye kubw'ubuzima ndabireka barumuna banje nibo biga. Umuryango wasigaye wa nyakwigendera Samvura Feliciane. Yego. Nkuko twabivuze turi gushingura bushize hari umuvandimwe waduhaye amabati ariko turavuga ko twabonye umuntu duha amabati reka dutangire gukora dukoresha amaboko yacu natwe nk'abavandimwe. Ubwo rero no kugira ngo twereke nabari abantu bavuga ngo hari ico baradufasha babone ko natwe dufitemo uruhare kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ufite ikimpereho. Yego. Shobora kuba ngiye nta mafaranga mfite ariko mfite amaboko nkuko abonye turi kwikorera amabuye nkuko abonye turi gucukura no turi kuvanamo gutegura n'ikibanza abonye ko byatugoye. Niyo umuntu yatwemere twe twize turavuga ngo oke dufite kwizera ko n'umuntu yemeye amabati umuntu akemera iyo fuso y'itaka ikaba igiye kuboneka. Abaje umubyeyi ati hari aho usengera baraje. Yego. Ndibuka ko ku cyumweru twashinguye ari kuwa 6 kuwa 5 twashinguye ari kuwa 4 ku cyumweru twahuriyeho nabo hano. Yes, reka nanjye ngusuhuza dukurikiye ku Isezerano TV by'agaciro gakomeye cyane kwa ugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye aho waba uherereye hose ushobora kuba uri hano mu Rwanda. I Burundi twafite abakunzi benshi dufite ndetse n'abakunzi bacu muri diaspora. Mwese reka mbabwenga amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero ndi mu majaruguru mu Burera. Mwabibonye inyuma yacu hari ikiyaga cya Burera na Ruhondo. Inyuma yanjye ahangaha naho hari ikirunga cya Muhabura. Yes. Mwabyumvishe rero ndi kwa Prophete Sekazuba. Nishimiye kongera kubana nawe Prophete. Murakoze Vode natwe twishimiye kongera kubana nawe kandi no kubana n'abakunzi b'Isezerano mwese. Yego. Karibu iwacu mu majyaruguru mu karere ka Burera umurenge wa Rugarama. Aha turi ni mu kagari ka Cyahi mu mudugudu wa Nyabiho. Umudugudu wa Nyabiho. Murashaka kumva umudugudu wa Nyabiho akagira ngo ni mu karere ka Nyabiho. Mu karere ka Nyabiho ya no umudugudu wa Nyabiho. Karere ka Nyabiho kari hirya urenze umujyi wa Musanze werekera Rubavu. Yego. Aho urabona ko turi munsi y'ikirunga ca Muhabura. Neza kabisa. Mu murenge wa Rugarama. Hirya ya Rugarama hari umurenge wa Canika. Canika akaba ari ifashe ku mupaka wa Canika. Yego. Ngirango niho hari wa mupaka wa Canika. Niho hari boda ya Canika. Yego. Uyu munsi rero wazamutse hano kuri gakondo. Yego. Ko wari uri hano kuri gakondo? Nari ndi hano kuri gakondo hari igikorwa dufitemo urabona ko nambaye nk'abari mu muganda. Ari umuganda dufite hano wo gutangira kubakira umuvandimwe wacu. Uherutse mwaradutabaye twapfishiye mwene data. Asiga abana 7 n'umudamu. Ubwo turimo dutegura ikibanza cyo kugira ngo twubakemo. Uzi ubushize ko hari umuntu wanyemereye amabati 20. Uryo umuntu niba yaremeye amabati 20 hari ijambo ry'Imana ryiravuga ngo ufite iki ngo mpereho. Ntago ari amabati 20 ari yazaza gusiza n'ikibanza. Yego. Ntago ari yazaza gukuramo amabuye, ntago ari yazaza kugira gute. Niyo mpamvu twafashe nk'umuryango ndarika n'abantu kugira ngo baze bamfashe. Dutegura ikibanza wabonye ko turi kwikorera amabuye hari ibikenerwa hano kubaka bakenewe amabuye habakeneye urwondo abakeneye byinshi. Urabona ko n'ikibanza kugitegura bigoye turi kumanza twarwana no gukuramo birabishitsi by'amabuye birimo
urumva nibyo mpamvu twazamutse. yego ntago ari uko tubona duhagaze imbere y'abantu, tugomba no gukora ndetse uja gutera uburezi ngagira ate arabwibanza. niba ari umuntu anyemera amabati yo kugira ngo dusakare uriya muntu, tukagira n'abandi bavandimwe bemeye kuvuga ngo baragura iryo taka, ntago iryo taka bazohereza amafaranga ngo ryigore rizagura, ariko natwe dushire imbaraga zacu. yego niyo mpamvu nsanze naha hejuru. dukomeze tuganire. mwabonye turi hano mu rugo kwa nyakwigendera Samvura, nkuko twabibabwiye ko twaje dusanga bari mu gikorwa cyo kugira ngo bavugurure cyangwa se bubakirwe. ngira ngo Prophet araza kubitubwira neza, niwe ufite amakuru arambuye kurusha uko nyafite. Prophet karame, twageze aha ngaha rero, yego amakuru hano ahagaze gute? amakuru ngira ngo urayareba. yego turi mu kazi ko gutegura ikibanza cyo kugira ngo twubakire umuryango wasigaye wa nyakwigendera Samvura Feliciane. yego nkuko twabivuze turi gushingura bushize, hari umuvandimwe waduhaye amabati, ariko turavuga ko twabonye umuntu uduha amabati, reka dutangire gukora dukoresha amaboko yacu natwe nk'abavandimwe. hari n'abandi bagiye batugurira itaka, ukuvuga ngo tuzane itaka ntago amabati aziyubakisha. urumva rero niyo mpamvu twavuze ngo reka dutangire dukore. niba uhagize uduha amafaranga, nk'ubu hari imodoka zimwe nakubwiraga zigiye kumena itaka hano mu kanya. ubwo rero ni ukugira ngo twereke n'abari abantu bavuga ngo hari icyo baradufasha, babone ko natwe dufitemo uruhare, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ufite ikimpereho. ushobora kuba njye nta mafaranga mfite, ariko mfite amaboko, nk'uko wabonye turi kwikorera amabuye, nk'uko wabonye turi gucukura hano, turi kuvanamo gutegura n'ikibanza, abonye ko byatugoye. ari imbaraga z'umuntu umwe ntabwo byapfa gushoboka. niyo mpamvu rero twatangiye gukora gutyo, kuvanamo kiriya gishyitsi. wabonye ari imbaraga, niho nararitse aba bavandimwe kugira ngo baze bamfashe ntange dutangire gukora. nshobora kuba ntashoboye kubaka, ariko nkaba nshoboye ubuyedi. wabonye ko ubuyedi bwo kwikora amabuye nabushoboye, kuba nari ndi gutema ibishitsi hano, ibyo ndabishoboye. kuba hariya imodoka ziramena itaka ntabwo rizaguruka. niba nagize umugisha nkabona ugurira iryo taka, nge nzashiraho imbaraga zo kwikora itaka ndivana hano ndigeza hano, niryegereza abafundi. rero niyo mpamvu abonye twe twatangiye gukora twizeye. mbese niyo umuntu yatwemere twe twizeye, turavuga ngo oke, dufite kwizera ko n'umuntu yemeye amabati, umuntu akemera iyo fuso y'itaka ikaba igiye kuboneka, undi akemera ati nzazana ifuso y'amatafari ya rukarakara, n'abandi bari kwitanga. natwe tugomba kubereka ko tutari babandi bategereje ibyo tubona gusa. no wabonye ko bagize abonye n'abakobwa n'abasore, abenshi rero nabasengera kuri yakini. ubona aba kuri yakini abenshi. kuri yakini baba kuri yakini. ubwo ejo natanze itangazo ko bagomba kuza kumpa umuganda wo kugira ngo dutangire twubake. nibyo uyu munsi gusa? oya, turakomeje. ngira ngo no kuwa gatanu dufite undi muganda, kuko kuwa gatanu niho bazatangira kubaka fondasiyo. wabonye ko amabuye twikoreye yageze hano, hasigaye kubaka fondasiyo. noneho avaho fondasiyo tugatangira gushiraho rukarakara, y'amatafari ya rukarakara. kuko ndakeka twavuga ko muzubakisha ibiti. oya, twasanze urabona ibiti naha birahenze. ikindi cya kabiri, inzu y'ibiti iravuna. inzu y'ibiti urayishinga, ugashaka icyo bita imbariro, bita imigano cyangwa imbingo, ukashira kuri bya biti, ukashaka imigozi, noneho bya biti ukongera ugatundisha itaka yo kugira gute, yo kurobeka muri za mbariro. byamara gufata ukazongera gutera iyindi. buri ibiti utera icyondo kushi enye kugira ngo ubone uko ushyiraho umucanga.
ariko icyiza cya rukarakara nubwo bihenze nubwo wenda biba bigoye, rukarakaro niyo wayizamura ukarayisakawe nyirayo yayitahamo. yego none mu guhoma buriya hari n'abahanga, niyo mubonye ubushobozi bubaye bukeya kuri rukarakara mucaka ntimwateragura ikindi cyondo, bahita bazana umucanga bakagira bate, hari uko baziponsa rukarakara ugahita ukuba. Niyo mpamvu rero twahisemo kubakisha rukarakara, kuyigeza hano nayo biragoye, ariko twasanze bitworoheye kurusha uko twakubaka inzu y'ibiti. Rukarakara hari abayubaka wamara gushiramo amabati ukararuyitasha. yego nicyo cyiza, niyo nyungu twabonyemo nk'umuntu wenda urimo ufasha umuryango kugira ngo babugubakire. Nabonye ibyaborohera, nabonye bitabatinza. None urabona n'ibiti, hari aho umuntu akwemera ngo nzaguye igiti akakubwira ngo nuko uzaja kugitema iriya, ejo wa muganda nubura urabona imbaraga z'uyu ntabwo zaja kwikorera igiti. yego Ariko rukarakara nizimenwa hano kushaka umuganda twahitunda tukagera hano pafu birorera ugasanga biroroshye. Yes, murakoze. yego reka mbaze madamu Samvura, mama uyu munsi rero ubuzima buhagaze bute nyuma yuko nyakwigendera agiye? Ubuzima buhagaze bute? ubuzima uko buhagaze kubera yagiye tariki 6, ubwo kugeza uyu munsi wa none nabavandimwe nturanye nabo bari kuja baragenda barebera ukuntu nabaho, ubwo nibwo buzima ndimo. nibwo buzima urimo. Ubushize hari havuzwe ikibazo cyaho usengera, ntago nibura baragira umutima wo kugusura n'uyu munsi? baransuraga, baragusura. Ubu nta kibazo gihari? Ntago se urateganya kubabwira ngo baguhe muganda nibura kugira ngo barebe ko? oya, ntabwo nava mu rugo ngo mbabwire. Ntago urababwira? Ariko nabona ukuzababwira nibura bagatanga umuganda kugira ngo nzababwira ibintu bigende neza. Abana ariko nabo bameze neza, ubu nta kibazo, barimo kumenyera ubuzima bwo kubaho nubwo bigoye. Reka tubaze uwo mukobwa, uyu munsi umaze kubyakira ko papa atagihari, mugomba kubaho ubwo buzima? yego umaze kubyakira? maze kubyakira. Kubura papa wawe bisobanuye iki kuri wowe? kubura papa wanjye bisobanura ko ari igihombo nagize kuri nje. Igihombo wagize? Ni gukomeza kwihangana nta kundi. Uyu munsi rero ubushize twe twagaragaje ikibazo mufite cyaho kuba ngira ngo niba bivuze turimo turakura, iriya nzu biragoye ko tuzayibamo abahungu n'abakobwa mu minsi iri imbere. Uyu munsi turabona batangiye gusa nkaho ubushobozi buboneka kugira ngo babubakire. Ni iki wabwira abantu barimo babafasha kugira ngo ubushobozi buboneke mubashe kubaka? Ikintu cyo nababwira ni uko badufasha, kuko babivuze urwo rwondo ntirwashobora kugera hano, nubwo rwagera hano amafaranga kugira ngo rushike rugera hano ku kibanza nkatwe ntitwayabona. Cyo nje nabasaba nuko rwaba rugeze hano, nabwo nk'uwaba ugize ubushobozi nawe akaruzana akarugeza hano ku kibanza, nicyo nabasaba. Cyo wasaba. Uyu munsi mwangira ngo amashuri yaratangiye, muri kubasha kujya kwiga? Jewe mu gihe nageze hagati igihe amashuri yabo yasa nkaho yananiye kubw'ubuzima ndabireka, barumuna banje nibo biga. Nibura ubu bari kubasha kujya ku ishuri? Yego. Aha profe, ndumva bikigoye ariko nta kundi wenda bizagenda bikunda buhoro buhoro. Reka tugaruke no ku by'inyubako. Kugeza uyu munsi ubushobozi bwo kubaka bwo buhagaze bute? Murakoze Vode, ari ico umwana avuze. Aravuze ati ushobora kudutwerera iryo taka, iyo fuso y'imodoka, ukadutwerera iyo rukarakara, imodoka yuzuye rukarakara. Ariko aravuga ati hari no kwigera hano ku kibanza. We nico avuga ntago ari amafaranga, ariko bati na wa wundi utagize ubushobozi bwo kuba yatuguriye iyo rukarakara udafite ayo mafaranga, wa hano mbese wenda arava nk'iki, nawe kugira ubushobozi bwo kuba babaha umuganda wo kugira ngo iryo taka rigere ku cyubako ni ikibazo, kuko aba no kubona ayo bahemba umufundi ni intambara.
ni intambara wumva atari umuganda no kwiyeranja no gufata n'iki, ariko ndabizi neza ko yatangije umurimo irahari. Na n'ubu ntabwo bari bazi ko turaza ngo babone nzanye umuntu wo gupima inzu, bo bumvishe bibereye aho, wenda bibaye mu gushingura bumva ko ari ibintu biriho. Ariko tunashimire abantu b'Imana, Imana imaze gukoresha bo kuba batumye umunsi tubona igishushanyo mbonera cyo kuza kugira gute, kuba twatunda amabuye, kuba twazana bagapima inzu. Kuko umuntu niba guhaye ifuso y'itaka, wa wundi nagura rukarakara ya fuso izagira. Wa muntu niba avuze ati fata kugira no fuso ni 60, wenda izuba ryavuye atari kumvura wenda nka 50, 50 yitaka. Urumva rero inzu kubakwa hano dukeneye nka fuso zigira muri enye. Urumva fuso enye ugwenda twareka ari 240. 240 rero niba bije dukeneye natwe nkuko wabonye twabyambariye kuza tukarikurara tukarigeza hano. Ya fuso niza rero ntabwo tuzagurishaho ngo kugira ngo tubona yuko uriho umufundi. Ngo niba Imana aduhaye fuso tubone n'ufite 10 byo kuba twabona 5 byo kwishura wa mufundi. Ariko ico tuzi turizera kuko nababikoze ntabwo twari tuzi ko Evode babikora. Mukanya biragera hano. Kuba twafashe umunsi wacu urabizi ko mpora nagiye. Yego. Kuba nafashe umunsi wanjye ngafata aba bantu niryavuga ubutumwa rivuga ngo uhere mu nzu yanyu. Kuko niyo nohereza abantu ngo mugende mugire bari baraza, ariko navuze ngo nanjye kampagarike byose ngende nirwe nikora amabuye nze ngire nte wabonye ibishitsi twaze turwana nabyo. Rero nkuko batari bazi ko byashoboka bizeye ko n'ibindi bizashoboka. Ikindi cya navuga wenda waravuze ku mashuri ye, urabona burya umuntu w'imfura iyo ubuzima bubaye buyi mu rugo nawe buramufata. Yego. Nta kuntu ashobora kwiga ari we mfura, nyina niba yagiye nawe agomba guca kuko aramaje kumenya akenge ko kugira ngo nyina naviri akagera uwavomera akamwiryo jana agira. Ariko bari mu nabe nezera neza ko bari kwiga, kandi sibo ba mbere babuze umuntu icyo nzi cyo baziyakira, kuko nubwo babuze se ariko Imana iracyari kumwe nabo. Kuko Imana niri no gukora bino. Rero tunashimire uko wamubaje ati mbese wabaje umubyeyi ati hari aho usengera baraje. Yego. Ndibuka ko ku cyumweru twashinguye ari kuwa gatandatu kuwa gatanu, twashinguye ari kuwa kane. Ku cyumweru twahuriyeho nabo hano delegation y'abantu bagira muri 4 baraza bagera hano baramusuhuza. Kandi twe tudashidikanya ko nabo koko niba ari abagenzi bajya mu ijuru kumuha umuganda nk'umukristo wabo bitagoranye. Udashoboye kuza kwikorera iryo taka wamana n'umuganda w'ico gihumbi. Kuko hano kubaka tuzakenera ibiti by'ibikwa, tuzakenera imiraba yo gushira hejuru, wanagura n'iryo dirisha wagira ute, ibyo kumufasha byo ni byinshi. Dukeneye inzugi zizajyamo, byaba na ngombwa Imana igakora ibitangaza yanapavomwa kuko Imana yikora ibyayo. Ubwo rero kuba twakoze bino ntago twahubutse, ntari n'izindi mbaraga turi kureba. Ubwo twakoresheje bariya iracafite abantu bo gukoresha, ariko inziboneke. Nuvuga ngo kugeza uyu munsi ubushobozi ntago buraboneka, icyo mwakoze no kwizera. Ni ukwizera. Ubushobozi bari n'ubw'itaka. Itaka yo nk'ayo mafuso abarwa araboneka. Itaka ryo rirahari. None ikindi twiringiye ni umwiringirwa n'uwavuze amabati. Nawe twize tudashidikanya ko tuyiri. Kandi tuzi ko dashidikanya ari n'ibindi yambwiye ansezeranyije kashobora no kuzishaka gake gake ngo mu mbaraga ze, nawe yaje arabona nka fuso ya rukarakara kayitura. Icyo cyo nacyo arakensezeranije. Yego. Reka twizere ko bizakunda, kuko Imana iba yatangiye gukoresha abantu batemereye ku rupfu bakavuga ngo mutunde itaka. Urumva hari n'abandi bagenda bakorwaho. Hari n'abandi bagenda bakorwaho, turizeye ko izabikora. Abantu bamaze kubikora ndumva ari abo gushimirwa. Ni gushimirwa cyane. Abo gushimirwa nubwo wenda bitaragera ku rwego rwo kugira ngo bigire, ariko nibura wagize imbaraga atanga, ubushobozi atanga, ndumva kwe gushimirwa. Bashizeho ibuye ry'ifatizo bayita umusinge. Abo batangije umusinge nabo gushimirwa. Kandi reka nemerere nje kubashimira bo murambashimirira, kuko n'isani yo ndi gusenga ndabashimira. Reka nemere
uyu mubyeyi nawe abashimire kuko niba ntabwo yari azi ko uyu munsi turaza we yari azi ko ari bya bindi wenda bivugwa bikarangirira iyo bikazagira ariko ashimira abantu batumye birangiriye hariya mbere azi ko birangiriye hariya ati wenda amabati azaza amabati naza se nzagira nte ariko gutungurwa n'abasore wabonye none n'abakobwa ukabona baraje bahise bikorera amabuye nabyo wenda sinzi nuko ngiye kubimuvugira byamubera icyizere ariko anashimire n'abantu batangiye gukora kuba batwemerera itaka kugira ngo itaka riviriye kugera hano ni intambara ikomeye urabona ko dutuye ku kirunga itaka ni hafi ku kiyaga no kugira ngo yazatunda ingunguru n'abana be yuzure rero kugira ngo yumve ngo itaka rirabonetse nagira ibyo yivugira nanje mu gitondo nari ndyamye ubwo nagiye kumva numva bati waramutse ntabwo nari nzi ko baraza guhare igishizi cyayi carabananiye abana basaturagaho turi kugicana ariko isaha izimbonye ko bagishoboye ndabashimiye n'Imana mbese izabaho umugisha kwagundi gutagabanyije nizeye ko n'ibindi byose Imana izabikora dushimire n'aba bantu badukurikiye baguze itaka kugira ngo nabo bashimire nabo ndabashimiye nabo urabashimiye se Kazuba ari kinavuze ati hari igihe abantu bavuga ibintu bakagira ngo birangira aho ngaho wari ufite icyizere ko ibintu bishobora kuzaba kubera ko Imana ishoboye byose ubwo nari nzi ko bizaba buriya iyi Imana yavuze iba yavuze yego nta kintu rero caje hejuru yayo nizeye ko bizashoboka bizeye ko bizashoboka umukobwa ntacyo afite cyo kutubwira icyo nakongeraho ni ukubashimira gashimira n'umuntu wemeye gutanga amabati gashimira n'abantu baje kudufasha kuba bari gukora ikibanza n'umuntu wese wifuza yuko agira icyo azakora wese ndamushimiye yego wenda ikene nanjye navuga we Vode yego twe kubashimira burya iyo umuntu arambuye ukuboko kwe cyangwa kigambirira gukora icyo kintu Imana iba yamushimiye kera kubw'umutima waba yatekereje nibyo nshatse kuvuga urabona ibi bintu bakimara uriya mugabo kuko ari umugabo nzi akimara kunyemerera nkabona n'abandi baha message bati tuzagufata amaboko n'ingendo nari mfite narazihagaritse iyi nzu nyishira ku mutwe yego abandi ngomba kuzayivaho ariko mpamagaye abantu bageze ico bakora bose tukayibereka ko yuzuye kandi mbizi neza Imana yacafite abantu benshi bo gukoresha yego kandi twizeye ko izuzura ikimenyetso turagifite ko iyi nzu izuzura bakayiryamamo bana abakobwa bagafata icumba abahungu bagafata icumba umubyeyi agafata icumba ndetse akagira na saro yo kwicazamo abantu ibyo byo twizeye ko bizashoboka yego birashoboka kuko hari ibimenyetso dufite rero shimire abavandimwe bagize icyo bamara gukora msa nk'uhagarariye umuryango wa Samvura Felicien ndabashimiye mwashimiwe n'Imana mbere ariko amaboko yanyu watanga 10 watanga 5 Imana yo mu ijuru nzi neza ko izaguha umugisha yego izaguha umugisha izabikora ibyo wakora byose nzi neza ko gukorera ikintu kuyu muryango umuntu azakiboneraho umugisha natwe twiriwe hano twavuze ngo twaje gukora nubwo ari iwacu natwe Imana iraduha umugisha n'ibintu nzi natwe turi hano byitwa ngo ni ibyacu turi gukora natwe Imana iraduha umugisha rero hano dufite n'umuryango mugari nago tuzababwira badufashe kandi nabwo buriya hari igihe twebwe abantu tureba ku bantu ariko Imana ibona ko atariho bizanyura atariyo nzira Imana yo izi nzira ukuntu inzi zuzura ushobora no kuvuga ngo dute mu muryango uzadufasha wa muryango wenda ntibudufashe ni hakabiki inzi ibindi bibonekamo ese itoro nsengera muri zamfasha ryagera no ntirimfashe ariko Imana yo izi uyu muryango izi ukuntu inzi zuzura iza bizakoresha yego yes kugeza ubu ngubu uravuga uti hari umuntu wemeye amabati 20 ngira ngo no mu gushyingura wari wabivuze nuvuga ko iyi nzu izajya amabati 20 ni 25 ni 25 na ya 25 ni 25 yego kuko ntago twapimye 20 we yaravuze ati mu bushobozi bwanjye nandi naboneka twagira 25 hari nundi wari wavuze ati nimba n'ubushobozi nanjye nayongera nanjye nakongera kwayo mabati kwisakara yego ubwo rero turategereje no mpamvu twapimye 25 yego
kandi inzu ya 25 naho aba ari inzu nini. yego. Eh, Reka twizere ko n'ibindi byose bizakunda, ndumva ari ibyo. Ku muntu wari udukurikiye wifuza kuba nawe yatanga umusanzu we cyangwa se ubufasha ubwo ari bwo bwose, ngira ngo ni karibu, yagira icyo akora kandi Imana yazamuha umugisha. Ahubwo ubufasha bwatangwa gute? ubufasha ubufasha atabonye nomero yacu, aho ariko nomero yacu twayivuga hari. Ndumva ahubwo umuntu yakoresha nimero kugira ngo wenda niba hari n'ibyo asobanuza bindi birenze abe yanahamagara. Yakwandika kuko turamo iri kuri WhatsApp, sibyo byiza. 078 45 50 31 yego. Ku bari hanze y'igihugu bo barabizi ko bagomba kubanzaho akamenyetso ko gutoranya 250 nka kode y'igihugu. Yego. Murakoze cyane, reka mbashimire rero, n'ubundi dukomeza umuganda, ubwo ibindi n'ubundi tuzadukomeza duhana amakuru. Yego. Reka tubasenge. Yego. Mana ishobora byose, murengeze ubugingo bwacu. Amen. Dusengeye abana bawe badukurikiye bagira icyo bakora ku uyu murimo turimo. Dushimire bashiki bacu, dushimire bene data, abo bose bakomeje gukora umurimo wawe, reka imbaraga zawe ziboneke kuri bo. Ngaho rero twatuye umugisha kuwageze icyo akora, n'abandi bakigerageza gukora, Nyagasani reka ubafashe, reka imbaraga zawe ziboneke kuri bo. Kandi ubwo umuntu wese Mwami Imana yatekereza ko uyu muryango uje mu mugisha, ngaho shigikira uyu muryango, ni wowe utangije umurimo, tuzi neza ko ariwo nazawusoza. Dusengeye abadukurikiye bose bameze nk'uyu, kugira ngo abo bose aho bari ubaho ubushobozi n'imibereho, kuko ntabwo tubyihariye, kuko dufite abababaye mu iyi si benshi. Hari n'abandi rero bameze nkawe ndetse bashobora kuba banamurenze, abo bose babona ubutabazi. Urakoze ko bikoze, ko urabikorana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Reka dushimire n'abadukurikiye mwese, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom.